n'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bakristu bavandimwe, dufite ibyishimo byinshi byo guhimbaza umunsi w'umukatesiste mu Rwanda ku rwego rwa diyoseze yacu. Tukaba tunejejwe no kwakira hano Musengo, mumufashe twakire kandi dushimire Musenyeri Gabini Bizimungu, Vicaire General wa diyoseze yacu, uje kudufasha guhimbaza uyu munsi, kudutura igitambo ndetse no kuduhera abakatesiste bacu ubutumwa. Mumufashe tumwakirane n'abashyingura. Kandi na padiri ushinzwe amashuri n'ubwigishwa ufite n'abakatesiste mu nshingano ze, uwaje imbere akaba kumwihera kubategura, nawe mumufashe tumwakire. Kandi no kwakira abasaserdoti benshi baje kwifatanya natwe baturutse mu maparuwasi yose, nabo mumufashe tubakire. Abandi bashyitsi turaberekana mu mwanya wundi, nagira ngo umusaza Musenyeri adukomereze igitambo cy'Ukaristiya. Nyagasani Yezu n'abana namwe. Kugira ngo
Kristo bavandimwe by'umwihariko bakateshejwe bahimbaje umunsi bafatanyije guhimbaza icyumweru cya gatandatu cya Pasika, akaba ari tariki yegereye umunsi wa mutagatifu Andrea Kagwa, umwe mu bahungana n'Uganda, akaba umurinzi n'umuvugizi w'abakateshiste. Uyu munsi ukaba uzahimbazwa guhimbazwa ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu, ukaba uzahimbazwa nyine ku munsi w'ejo, ariko kuko abepiskopi bo mu Rwanda babivuye bakagena ko umunsi w'icyumweru wegereye iyo tariki ya mutagatifu Andrea Kagwa duhimbaza umunsi w'abakateshiste. Niyo mpamvu twateraniye hano ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu kugira ngo duhimbaze uwo munsi kuri iyi tariki yegereye umutagatifu yahuranye n'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, ari nayo masomo y'icyumweru twumvise muri uyu munsi. Tukaboneraho rero kongera kwifuriza abakateshiste bacu umunsi mwiza, cyane cyane abagiye guhabwa ubutumwa kuri uyu munsi. Bavandimwe bacu bakateshiste beza, umunsi mwiza. Kubera ko uyu munsi usanzwe ufite ubutumwa bwihariye, ndagira ngo mbere yo kubagezaho nanjye maze icyo mvuga muri amasomo yo kuri cyumweru, kugira ngo by'umwihariko abakateshiste ariko no muri rusange natwe abakristu tugire ibintu by'ingenzi twafata muri aya masomo yo kuri cyumweru. Icya mbere, mwabyumvise neza ko mu ikoraniro rya mbere abakristu ba mbere haje kuvukamo ikibazo cy'amacakubiri ngo gitewe na bamwe mu bigisha baje kubwira abandi bavandimwe ibyo batatumwe, hanyuma bituma ikoraniro ricikamo ibice nk'uko mwabyumvise. Hari abaje bazana ubutumwa buvuga ngo niba mutigenyesheje kuko umusa kera cyane yabivuze, ntabwo ushobora bazaba nyuma y'ijuru, mugomba gukora ibyo ngibyo bya kera byo mu gihe cya Musa kugira ngo uzabone ubugingo bw'iteka. Hanyuma mu butumwa bwaje kubyara umwijyane no kutavuga rumwe, ariko abavandimwe intumwa bamaze kwambaza n'umutagatifu, bamaze no kujya inama, bohereza bagenzi babo barababwira bati mugende mutubwire abavandimwe icyo Nyagasani abifuzaho icyo ari cyo, ibindi babireke, hanyuma twese ko tungana, baba abanyamahanga baba abayahudi, twese twumve ko muri Yesu Kristo turi abana b'Imana. Bavandimwe bakateshiste, turabasabira kugira ngo mujye muvuga kandi igihe cyose ubutumwa Nyagasani yabatumye, mukirinda ibyo mutatumwe, abariya bagiye kuvuga ibyatuma ikoraniro ricikamo ibice. Turabizi neza ko mukora ubutumwa igihe cyose, ndetse mbere ari ijoro n'amanywa, ku izuba no mu mvura, ndetse mukorera Nyagasani kandi mukoresha imbaraga nyinshi n'ubushake. Ni byiza rero gufata iriya banga twumvise mu ivanjiri ko kugira ngo muvuge neza icyo Nyagasani abifuzaho, ari uko mukwiye kumukomeraho mukabana nawe, mukajya mumutega amatwi mu ijambo rye. Yesu mu ivanjiri atubwiye ngo ukomera umuntu nkunda azubaha ijambo ryanjye, kandi nzamukunda maze tuzaziwe tubane nawe. Niba rero mwifuza gukomeza kugira imbaraga, niba mwifuza gukomeza gukora ubutumwa uko Nyagasani abyifuza, muzabane nawe, muzamuhore hafi mu isengesho ryanyu no mu kuzirikana ijambo ry'Imana. Ibyo ryo banga rizatuma igihe cyose muvuga ubutumwa, mutanga icyo Nyagasani yifuza,
aho kugira ngo mutange yenda ibyo mutekereje cyangwa se bivuye ahandi, ahubwo muri mukomera kugira ngo ry'Imana mugakomera ku isengesho, muzatanga ibyo Nyagasani abifuzaho, bizagirira abandi akamaro kandi bizatuma abantu barushaho kumenya Yesu Kristo kuko aricyo bahamagariwe, kugira ngo abantu bamenye Imana, bayikurikire, bayikurikize, kandi mu mibereho yabo bagaragaze ko bamenye Imana. Birumvikana rero uwo ni umukoro ukomeye kandi wa buri munsi wo kwitoza gutega amatwi Nyagasani ubaho ubutumwa. Mwebwe mugiye guhabwa ubutumwa kuri uyu munsi, kimwe n'ababuhawe mu bihe byatambutse ndetse n'abazabuhabwa mu gihe kizaza, ibyo ni byo banga rikomeye byo gutega amatwi Nyagasani mu ijambo rye, kuko Ivanjiri y'umunsi yatubwiye ngo uzubaha ijambo ryanjye akarikurikiza, ubu ngubu tuzaba duturiwe kandi tuzabana nawe. Ni ukuvuga ngo azatanga icyo afite kuko ntawe utanga icyo adafite. Azaba afite ijambo ry'Imana rimutuyemo, azaba ari rya tara rimurikira abari mu nzu bose kuko riteretse ahagaragara. Azaba ari nka cya kigo cyubatse ku mpinga y'umusozi kitihishiye. Abavuye mu paruwasi hirya no hino yenda mutamenyereye kuri paruwasi, mwabonye ko hari ahantu umuntu agera agatangira kubona iyi kiliziya nziza ku musozi hejuru. Nyagasani yifuje ko kiliziya iba hano, niko kuvuga ngo n'umuntu wese uri kumwe n'Imana, utuwe n'Imana, agomba kuba ngo tubone kiliziya aho umuntu aturutse hose akagera mu mpinga z'umusozi. N'umuntu wese uri mu kateshiste w'umukristo utuwemo n'Imana, uwo nguwo azaba nko ku ingoro y'Imana imeze, aho azaba atuye, aho azaba akorera, aho azaba agenda, ntabwo azashobora kwishira, bazavunamo Imana kandi azatanga ubutumwa bw'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Iryo banga rero niryo rya mbere tugiye kubabwira ryo kubana n'Imana, kugira ngo mudacika intege, kugira ngo mutananirwa, nk'uko n'intumwa zabigenjeje muri icyo gihe cy'ibibazo n'ibigeragezo zagiye zihura nabyo, zikiyambaza n'umutagatifu, zigakomera ku ijambo ry'Imana kugira ngo zikomeze kandi kugira ngo zikomere mu butumwa Nyagasani yari yarazihaye, bityo zishobore kuba abahamya kuko Nyagasani yabatumiye. Udakomera kuri iryo jambo rero, udakomera kuri uwo mubano n'Imana, udakomera kumva no gutega amatwi icyo Nyagasani amubwira, ntashobora no kumenya icyo avuga, kuko yagiye kubivuga avuga ibyo akwiye ahandi cyangwa ibyo yishakiye, agatuma no mu ikoraniro abantu batamenya icyo bagomba gukora, nk'uko byagenze mu ikoraniro rya mbere kuri ba bandi mwumvise ngo hari abantu baje bababwira ibyo tutigeze tubatuma. Birashoboka ko abo bantu bashobora kuba koko baremeye bakamenya bavuga ibyabo, bagakora ibyabo, batarakoze wa mwitozo wo kuri iruhande rwa Nyagasani kugira ngo abatoze. Uribuka ko intumwa za mbere zabanje kubana na Yesu kugira ngo zimurebe ingero n'ingendo, hanyuma zizakora ubutumwa zizi icyo zigiye gukora, zizi uzitumye n'ibyo azitumye. Bityo rero bizatuma ubutumwa bwanyu n'umuhamagaro wanyu wo kuba kateshiste bagendekera gutyo, bikabagendekera neza, bigatuma mukorera ababatumye kandi mugakora icyo mukwiye gukora. Bajya bavuga urugero rw'umuntu w'umuganga, ariko niba hano hari umuganga amabarire ntabwo ari we bavuze. Umuganga yakoraga umurimo wo kuvura nyine yumvikana abarwayi, hanyuma ngo muri iyo minsi yari muri gahunda yo kubaka inzu. Murabizi ko kubaka biravuna, sibyo? Kubaka biravuna, bisaba imbaraga, ariko mu gihe byamutesheje umutwe nyine yubaka bituzura, amatafari atabona ahagije, amasima ari makeya n'ibindi byinshi. Noneho bikamuhora mu bitekerezo, akaba atekereza igihe cyose, n'igihe ndetse ari mu kazi akaba ari ibyo bigarukamo.
buri umwe w'umurwayi yaje kwisuzumisha muganga aramusuzuma asanga ararwaye asanga agomba kumwandikira umuti bakamubwira ko hari ibintu agomba gufata ibinini bibiri mu gitondo ibindi bibiri nimugoroba mu kwandika kuri rupapuro agomba kujyana kugura imiti muri farumasi ngo yanditseho mu gitondo ibitiyo bibiri by'isima nimugoroba amafuso abiri y'amatafari ajyana urwandiko yarusomye ageze muri farumasi wagomba kumuha iyo miti abirebye abigihumura ariko umurwayi we buri mu gitondo uzajya ibitiyo bibiri by'isima nimugoroba amafuso abiri y'amatafari uzayashobora sibyo wahera yakurikiyeho ibindi bavandimwe nimutabana na Yesu mutigera mu bindi muzajya mwandikira abantu cyangwa mubwira abantu ibyo bakora n'ibyo bakora bakora kubaho bidahuje n'ibyo Nyagasani yifuza. Ibanga rero n'ubwo ibigeragezo bitabura n'ubwo ingorane zitabura nk'uko twabyumvise mu ikoraniro rya mbere, ibanga ni ukubana na Yesu no kuba mu ijambo rye kandi tukabizirikana. Bizatuma mukora ubutumwa bwawe neza kandi bizatuma nawe mukorera bibagirira akamaro, bitume bakura muri roho zabo kandi ubarangire Yesu ko mugomba kubereka. Icya kabiri, numvise mu gukemura icyo kibazo ngo barababwiye bati hari ibyo mugomba gukora, nubwo twese turi bamwe tugomba gukora bimwe, hari ibyo mugomba kwirinda namwe, hari ibyo mugomba kwibuza, hari ibyo mugomba kwigomwa kugira ngo uko kuba Kristo hamwe. Nubwo atari ngombwa gukurikira amategeko ya Musa ya kera yo kwigeresha nk'abantu bya Kiyahudi, ariko hari ibyo mugomba ntabwo kwibuza. Barababwiye ngo rero byanogeyeho mutagatifu kimwe natwe kutagira undi mutwaro tubagerekaho atari aya mabwiriza ya ngombwa. Umutwaro wawe ngo mwigereshe, mbese icy'ingenzi ntabwo ari gukora ibigaragara inyuma gusa, ahubwo icy'ingenzi ni umutima ugororokeye Imana. Baravuga bati rero nimwirinde kurya inyama zatambiwe ibigirwamana n'amaraso n'inyama z'inyamaswa zanizwe, mwirinde n'ubukozi bw'ibibi. Ngo nimureke gukora ibyo ngibyo rero muzaba mugenze neza. Yandi magambo kugira umutima utunganye, kugira umutima urangwa n'ibyiza, bakareka ibibi bishobora kubagiraho ingaruka ndetse bikazigiraho n'abandi. Ubu kugira ngo muze muri gitambo cy'Ukarisitiya, abenshi hari ibyo mwigomwe, ndetse ni mwese twese. No kwigomwa igihe ugomba kuba uri mu bindi cyangwa uri ahandi, ugafata urugendo rw'amasaha n'amasaha ukaza hano, uko ni ukwigomba gukomeje. Kuko baravuga ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'urugo. Bisobanura ngo hari ibyo ubuzima bw'umuntu cyane cyane bwa Gikristo akwiye kwigomwa n'aho byaba biruhije n'aho byaba bibabaje, kugira ngo bigire akamaro ariko bikagire n'abandi. Ubundi ubugingo bwabyo bakoraga ababitaga bo mapagani, ntabwo bimwe byari bigize n'icyaha, ariko kubera ko bagombaga kubana n'abandi, barababwira bati ngibyo n'ubu byoroshye. Bakatishyura ubutumwa bwanyu mu ngune za buri munsi, hari ibyo mwigomwa, hari ibyo mwibuza. Bakristo bose muri rusange kugira ngo abakristo bazima kandi beza, hari n'ibyo mugomba kwibuza n'ibyo mugomba kureka. No mu buzima busanzwe
hari ibintu abantu bibuza cyangwa bakabireka kugira ngo bagire icyo bageraho. Hashobora kuba ari mu gihe cy'inzara ukaba ufite imbuto ushaka kuzahinga, ariko ukemera ukizirika umukanda ku buryo bw'ibwabaga kugira ngo uzagere igihe cy'ihinga uzahinge ya mbuto, kuko uri icyo gihe abandi bazasarura no gukirisha gusaza umushisho. Ariko baragutereka n'ingomwe mundikanye mu buryo bwabaga nishaka kandi amazi cyangwa n'igice cyo kugeraho, ariko igihe kizagera ya mbuto nimara kuyihinga nzasarura byinshi birushije. Icyo gihe uba wigomwe ukemerwa ukaba waratetse n'ikindi giti ngo abantu bagire batetse, ariko imbuto ukayigumiraho. Ushobora kuza ugiye gusenga hano kuko twaje tugaturutse hirya no hino, ukagera ahantu ukanyura hafi y'akabare ugasanga urwagwa cyangwa ikigage biguhumura. Wakwicara nawe ukamuhereza ikibakure muri kujya gusa bakiguhereje ukarwaka n'ibise ibisabye yabeya ngiye, ariko ushobora kuvuga uti ibi ndabyigomwe ngiye gukomeza urugendo nkomeza aho kiri kubera Imana n'ibyo ngiyemo, ibyo ndabyigomwe nkomeza urugendo, ugakomeza urugendo rwawe ugakomeza inzira watangiye. Ubuzima bwacu bugizwe n'ibyo by'amahitamo yo kwibuza ibi ngibi kugira ngo ugere kuri biriya na biriya. Umwanya wawe, igihe cyawe, ndetse n'ubushobozi bwawe. Hari ubushobozi ufite mu by'ubwenge cyangwa ubuhanga, hari n'ubushobozi bwo mu mufuka. Benshi mu bakozi hirya kugira ngo bigere hano, hari abakoze ku mufuka bateranya kugira ngo babone imodoka bageze hano, abandi benda kugira ngo bagure akambaro akanaka, abandi kugira ngo barebe ibikenewe, ariko bigasaba ko kubera Imana, kubera icyo niyemeje iki ngiki nakigomwe. Icyo rero nicyo basabye bariya bavandimwe b'aho hambere kugira ibyo bareka. Natwe uyu munsi turasabwa kugira ibyo tujya twigomwa kugira ngo icyo twiyemeje n'uwo twemeye bigende neza. Ubutumwa rero umwepiskopi ushinzwe akanama komisiyo ya katesheze mu nama y'umwepiskopi yageneye uyu munsi, yabwira abakateshisite ngo bakateshisite turangamiye Kristo soko, turangamiye Kristo soko y'abizero umuvandimwe n'amahoro. Akavuga ko insanganyamatsiko ifatiye kuri hino y'impurirane zihimbaza, kandi akaba yibutsa ko koko Kristo ari isoko y'amahoro. Amahoro nyayo akaba asobanura ituze rishingiye ku mubano mwiza hagati y'Imana n'abantu no hagati y'abantu ubwabo. Kuko mubano yamaze kuvuga Yesu yatuye mu ivanjiri, ubana nanjye akaba nanjye mu ijambo ryanjye. Amahoro nkayo rero nayo Kristo atanga, nk'uko ijambo rya mbere yabwiye abigishwa be nyuma yo kuzuka mu bapfuye, yarababwiye ati nimugire amahoro. Kandi aya mahoro aba yahawe bagomba kuyasigasira barangamira Kristo, bagororokera Imana, kandi bihatira kubana neza bagenzi babo bose basangiye ubucungu. Ubutumwa bw'umukateshisite rero ni ubuhe? Uburyo bw'ingenzi Kiliziya ikoresha amaze inkuru nziza, ubwigishwa bufite umwanya ukomeye kandi w'ibanze. Ubwigishwa n'umukateshisite yuzuzamo ubutumwa akesha abatisimu yahawe. Mu butumwa bwe kandi afasha abigisha guhura na Kristo, bityo bakemera guhinduka, gukura mu kwemera, kandi bakizirika kuri Kristo. Ibyo bibageza kuri batisimu, bituma bapfana nawe kandi bakazukana nawe. Umukateshisite niyo utoza abigishwa kwinjira mu butumwa bwa Kiliziya, guzurirwa mu miryango bavukamo, mu miryango ya Kiliziya Gatolika, mu miryango remezo n'izindi nzira zose Kiliziya ikoresha
ubutagatifuza umuryango wabo. Umurimo wo kwigisha ushinzwe mbere na mbere abepiskopi bakaba ari abakateshiste b'ikirenga. Kwigisha bishinzwe kandi abapadiri abafasha n'abandi b'abepiskopi. Uwo murimo kandi wo gutoza abantu kwemera no kubahishurira amabanga y'Imana ushinzwe ku buryo bw'umwihariko ababyeyi kubareza ibibazo no kwemera kw'abana babo. Ariko kandi n'uwatubwe wese isakariro rya batisi umurimo wa kugira uruhare mu busaserdoti bwa Kristo n'umusaserdoti umuhanuzi n'umwana. Buri mukristo rero afite iyo nshingano yo kwamamaza inkuru nziza mu mibereho ye, haba mu mvugo haba no mu ngiro. Nubwo rero ubwo butumwa ari ubwa bose, harimo ab'ikubitiro, ab'ibanze cyangwa se abihabwa ku buryo bwihariye, aribo bakateshiste, dukunze kwita ngo ni abakateshiste b'umwuga, ariko ni ukuvuga ni ababihererwa ubutumwa ku mugaragaro kugira ngo bafashe umuryango w'Imana muri icyo gikorwa cy'ubutwari bwo kogeza ingoma y'Imana mu bantu. Abakristo bavandimwe, turabashishikariza kwitabira ubwo butumwa bukomeye muri Kiliziya. Ibyo bigahera iwanyu mu miryango, mukabera abana banyu abakateshiste beza, bityo mukarangiza ubutumwa bwo kurerera Imana n'igihugu. Umubyeyi akaba umukateshiste w'ibanze mu burere bwa Gikristo bw'umwana we, atabanje gutegereza abandi. Bakateshiste dukunda, nimukomeze kugira n'ibako ryo gusohoza ubutumwa, mugasohoka musanga abantu kugira ngo babamenyeshe inkuru za Yesu Kristo, maze ko Yesu Kristo agira ati mugende mwigisha amahanga yose, mubatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo bategetse byose, bibongerere ibyishimo mu kwamamaza mu mvugo ndetse no mu nzu. Nimukomeze kurangamira umuvugizi w'abakateshiste Mutagatifu Andrea Kagwa, wemeye guha amagara ye kubera Yesu Kristo n'ivanjili. Namwe nimuhuze kwemera kwanyu n'ubuzima bwa buri munsi, kandi mubitoze n'abandi kugeza n'aho mwahawe amagara yanyu kubera kogeza ingoma ya Kristo muri bagenzi banyu. Bavandimwe, insanganyamatsiko iragaragaza ko umukateshiste uhora arangamiye Kristo agomba kugira amizero igihe cyose, adatsindwa n'ibigeragezo n'izindi ngorane zitabura kuri iyi si, akigiramo ubuvandimwe, akagaragaza ubuvandimwe aho ari hose, kandi akarangwa n'amahoro. Ngayo rero amagambo agize ubutumwa bwa Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira, umushinga wa Diyoseze ya Butare, akaba na perezida wa komisiyo ya katesheze mu nama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Numvise ko yibutsa buri muntu wese ko ari kateshiste kubera abakateshiste yahawe, ariko akibutsa n'ababyeyi by'umwihariko, ariko akagaruka no kubahabwa ubutumwa nk'abagiye kubuhabwa uyu munsi, kugira ngo bumve ko bagomba kurangamira Kristo uzabashoboza ubutumwa bwabo bwa buri munsi. Bakateshiste rero kongera kwifuriza umunsi mwiza, kongera kwifuriza ubutumwa bwiza, kandi n'abagiye guhabwa ubutumwa kuri uyu munsi tubifurije ubutumwa bwiza. Nimukomeze inzira mwatangiye, nimucike intege, mwahisemo neza, nyagasani muri kumwe. Akurikiyeho rero umwanya wo gutanga ubutumwa kuri abavandimwe bacu, bagiye kubanza guhamagarwa amazina yabo na Padiri Mbarushimana Celestine, ushinzwe komisiyo y'abigishwa muri diyoseze yacu ya Ruhengeri. Ubwo n'abakateshiste bakaba bari mu nshingano ze. Ni mu mwanya abakateshiste bagiye guhabwa ubutumwa.
bakore isezerano ryabo nyuma bahabwe ibimenyetso. Jean Bosco Ndayisaba. Karame. Faustin Nshimiyimana. Amen. Dativa Uwizeyimana. Honorine Manirafasha. Epifania Ayezu. Tuyambaze Celestin. Karame. Niyonasenze Theoneste. Karame. Fokasi Nshunguyinka. Anastasi Kuradusenge. Karame. Muragishimana Menanis. Jean-Pierre Vesiyarine. Karame. Niyonzima Jean-Marie Vianney. Karame. Rwanzekare Vincent. Karame. Akimanizanye Claudette. Karame. Byukusenge Felicien. Karame. Ngatariha Erneste. Karame. Manirafasha Erneste. Karame. Mukandayisenga Jacqueline. Mukangasana Alphonsine. Maniho Jean-Marie Vianney. Mukamurenzi Speciose. Mwekabandi Valenien. Mukamusoni Regine. Micomyiza Florentina. Munyentwari Diocles. Habimana Jean Didier. Hakizimana Gaspard. Hategekimana Laurent. Hategekimana Celestin. Iraguha Amandine. Namahoro Marcelina. Murikineza Siriake. Kuradusenge Flavien. Nirenganya Venuse. Nyiramihigo Gertrude. Nzamwitakuze Liberata. Nshimiyimana Severine. Nyirateri Saverina. Nyirakamanzi Theodosia. Nyirasuha Agripina. Nyirabagenzi Oliva. Nyirabikimana Liberata. Nizeyimana Atanazi. Niyonsenga Angelique. Nimukuze Epifania. Uwingamire Josephina. Tuzayisenga Placide. Ibyapa ziri hagati y'Ibyapa bavandimwe mwiyemeje kwigisha ijambo ry'Imana no gufasha abakristu mu by'iyobokamana. Mwiyemeje kunga ubumwe n'abayobozi ba kiliziya na bagenzi banyu mu bikorwa byo kwamamaza inkuru nziza. Mwiyemeje gukunda isengesho kugira ngo umutima wanyu uhore urangamiye kwakira no gutega amatwi Roho Mutagatifu. Mwiyemeje kwitangira abandi kugeza n'aho mwahara amagara yanyu kuba ingoma ya Kristu muri bagenzi banyu. Mwiyemeje rero mugiye gupfukama
babyemeje bagiye guhabwa ibimenyetso barahaguruka noneho intumwa y'umwepiskopi ibambike umusaraba. Bavandimwe, nimwakirire iki kimenyetso cy'ukwemera kwacu gihamya ukuri k'urukundo ndetse n'ukuri n'urukundo bya Kristo, maze mujye mumwamamaza mu mvugo no mu ngiro. Amen.
Yesu yatubwiye mu Ivanjiri ngo ukomera ku ijambo ryanjye azabana nanjye kandi tuzaba duturiwe. Nimwakire iri jambo ry'Imana ribamurikire kandi mujye mwihatira kuryamamaza igihe cyose. Amen. abakatishiste bagiye gupfukama noneho nyuma y'umwepiskopi barambuyeho ibiganza bamugisha.
nyagasani Mana yacu turagusabye tukwinginga ngo ugirire kubahisha izina ryawe, utwohereze roho wawe akomeza abahamya b'ivanjiri y'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo bashobore kwigisha ijambo ryawe barangwa no kwemera, ukwizera n'urukundo, maze nibamara gutsinda ibibazira byose ubutungane bwawe buhejeje amakiriziya yawe ku bwa Kristo umwami wacu. twongere tubashimire tubaha amazina impunzi. murakoze gusa umwanya wabo barahashyira indirimbo ijyanye n'ubutumwa.